wasanze umuntu umeze nka Gafaranga akuziko n'abantu murava ni muntu kiwana mugana usanga umudivorce ari umukobwa mwiza kandi hari abasore mimbaraga negerese ubushake bwawe Iyabanoro zamajamba kwiye nkagiranijwe n'iry'abamarayika ngo nshobore guhisha imwe ryanjye nk'uko byari bikwiriye ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye mwami ndagushima Yesu kuzi ico ndiko ndavuga ndagushimiye umugambi wawe ufitiye ubugingo bwacu mwami ndagushima Yesu kuzi ico ndiko ndavuga ndi mu buntu bwawe sinyekeranya urukundo rwawe rumara imbeho imbabazi zawe zinzana uri wanyujuje ishimwe n'umunezero kukugira Yesu byamaze inyota wambere intsinzi n'igitandara mbe nideyo nkunda nk'uko we ubikora nta shuti nzobona ingana wewe nta shuti nzobona ingana wewe nta shuti nzobona ingana wewe. Oh haleluya. Turashima Imana cyane rimwe indirimbo nziza ima amagambo akomeye Imana nishimwe. Amen. Hari igihe umuntu aririmba ukabura uko wifata ukabura uko bigenza mbere ya byose se shima Imana ko yampaye umuntu uririmba ari we madamu wanjye nkafashwa ko burya ntago ari ibintu byoroshye. Hari umwuka usigaye waraje cyane ukunda kugaragara ugasanga akeshi mu babya biravangwa nta muhanuzi wabo ariko nimo ndashima Imana ko hari umuhanuzi wacu. Amen. Nimo ndashima Imana ko hari umuririmbyi wacu. Mbere ya byose turabashuje abadukurikiye mwese aho muherereye hose
Imana ibaho umugisha. Amen. Nizere kumeze neza. Meze neza. Kugira ngo nanjye meze neza ndashima Imana. Namwe nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu ni umuryango uri hano imbere yanyu nkuko tuwe mubizi. Uyu ni Haberemye Zakari cyangwa se Bishop Gafaranga. Uyu ni madamu wanjye. So Annette Murava. Akunda kumenya ko kuvuga mu mazina. Annette Murava, mudamu Imana yanyihereye, kandi ndizera neza ko muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe Imana ikindinze nkiriho, hari byinshi cyangwa se hari byiza nzamuboneramo, kandi ndabyizeye kuko nizera ko burya nta kintu kijya kiba nta mpamvu. Rero ikaze mwese mudukurikiye ikiganiro cya mbere cyanyuzeho, tubabwira yuko mugiye kujya mutubona kenshi ndetse cyane turi kumwe, turi gukora ibi muri kubona, kuririmba, kuvuga. Rero tubahaye ikaze, ntago twaje tugira ngo tubatenguhe, ahubwo twaje kugira ngo tugumane, tunabonaho n'umwanya wo kubashimira mwe mwahise mugaragara. Ikiganiro cya mbere twashyizeho ejo bundi rumari ku cyumweru, tubifashijwemo na Chita Magic. Mwagaragaje ko mukeneye kumva ibintu byacu, mwagaragaje ko mukeneye kubana natwe. Ndumva kimaze kugira 7,000 asaba 1,000, bivuga ngo 1,600. Ntago ari ikintu gitoro. Turashima Imana kuri ibyo byose. Uyu munsi rero n'ubundi nabwo ntago tuje gutyo gusa, nuza kubana natwe, ugatangirana natwe, ugasozana natwe. Uraza kumva byinshi biri muri twebwe, uraza kumva byinshi byakubohora. Hari ibintu twagiye tumenyera cyane kubera kumara igihe mu itorero, ngo uyu munsi ngo urataha hari ikintu ubonye, ugasanga utaye ukagira ngo nta cyabonetse. Ariko burya rimwe na rimwe isoko ni isoko, kandi ribarizwamo ibyiciro bibiri, ariko kimwe cyose tuba twagiye tugiye kunguka, ariko bose siko bataha bungutse. Hari abahomba buriya, ariko buriya ndagira ngo uyu munsi ntuze kuba ari buze guhombera muri literaniro ry'uyu munsi, ahubwo uze kuba bari buze kunguka, ariko nuza kumenya icyo ushaka. Rero turabakiriye mwese, ikaze. Turizera ko muzakomeza kutubona no mu bindi biganiro. Ntago namenya ngo bifite umurongo uyu n'uyu, ariko nzi ko biri buze kugira umurongo mwiza. Icyo nzi cyo ni mwiza. Rero turashimira, ntago turi twenyine no rwose, twe muri kubona kuri kamera turi kumwe n'umuntu papa mwiza cyane, ariwe kamarade, inshuti y'umuryango. Ubu ni uri ku buhanga bw'ibyuma, ni uri muraducurangira cyangwa se ni uri muracurangira Imana. Yani byiza imbere yacu. Naho kamera wakoze cyane, wakoze kubana natwe. Imbere yacu uri gufata amashusho, twabyita ko ari ni ipaya. MI. Turashimira na Irene ahantu hose ari. Imana mu mugisha, n'umusore uri imbere mwiza cyane, umusore witonda ufata amashusho. Turashimira Irene ko wifuje cyangwa se ari we wadufashije uno munsi. Mubo twapropose bose niwe washimye cyangwa se niwe washimye kubana natwe uyu munsi. Yumve ko tumushimiye, twamutunguye ariko aravuga ati ku bwanyu ndaza kuhaboneka. Turamushimira. Ibikoresho biri gukora muri kubona bereka amashusho ni byaturutse muri iyo company. Turabashimira cyane. Rero ntago turi abana b'ingayi. Imana ibaho umugisha. Namwe muri kudukurikira turabashimira. Imana ibaho umugisha. Ndizera kumeze neza rero. Meze neza. Meze neza. Ngaho gira icyo ubwira abakunzi bawe, icyo ubwira inshuti zawe. nta kirenze ku byo wari umaze kuvuga. Turabashimira. Turashima kuba mu munsi umwe gusa utambutse twagize abantu bahagarana natwe bagiye kugera mu 2,000. Hari umuntu wigeze kunganiriza, ari nk'ukuntu abaririmbyi tumeze, tuba dushaka amaviews menshi, tuba dushaka iyo wasohoye indirimbo ihita ikurikiranwa n'abantu benshi. Nari nasohoye indirimbo yantwaye amafaranga menshi pe. Noneho duhuye kubera ko bari barandutaga, babaga bafite views nyinshi, amamiliyoni. Njye rero indirimbo yanjye yari ifite 7,000. Noneho arambwira ngo kandi buri birebye ubona ari bake, ngo Imana abantu umuntu akuzaniye abantu 7,000 ubu wabona aho bashyira. Noneho mutanumva abantu 7,000 ni benshi, numva ni benshi cyane. So rero abantu bagiye kugera mu 2,000 ntabwo twabafata. Ibaze mu munsi umwe kubona abantu bangana gutyo. Turabashimiye cyane, kandi Imana izabidufashamo nkuko
yarabivuze ntabwo tuzabatenguha. Imana icyo izashima, uwabashije gukurikira mu kiganiro giherutse twaravuze ngo hari icyo tuzibandaho kigendanye no guhumuriza. Wari wavuze ngo umuntu wumva adashaka nko kugira icyo ahakura, kutwigiraho, kugira gute, uwo nguwo rwose nta kibazo, ariko ushaka kugira ikimufasha ahangaha ni ahantu heza ho kugira ngo ubohokere, kubera ko natwe ubwacu turi kubohoka. Rero turi kugira ngo ntabe ari twe twenyine, ahubwo dufashanye muri uru rugendo, kugira ngo ahantu Imana nyine aho turi gusiganirwa kujya, ntabwo dushaka kugenda twenyine, turashaka kujyana namwe. Muze rero tubohoke turi hamwe, duhananwe umugisha w'Imana muri Kristo Yesu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero ahangaha ni ahantu heza cyane, nabakumbuza byinshi. Hari ibintu byinshi muzatekereza, hari ibintu byinshi muzagira nk'ibibazo, hari ibintu byinshi muzakenera kudukuraho. Aha ni ahantu heza cyane ho kuza kutubariza. Actually ushobora kuba ufite n'ibyo ushaka kubaza nyine ukabitubaza, ariko cyane cyane turi mu murimo wa Kristo, kandi uko izadushoboza harimo n'ibi ngibi, harimo nuko turi kuvuga mu biganiro. Nemera ko tujya twakirira, ndi mu bahamya, niyo mpamvu hajya habaho counseling. Hari abantu bakira kubera ko baganirijwe. Rero mu biganiro umuntu abasha kwakirira. Uzakira kubera ibiganiro, uzakira kubera amagambo y'Imana aturuka muri twe uko yabishatse, uko Imana yabigennye, uzakira kubera amasengesho, uzakira kubera indirimbo, uzakira kubera n'izindi mpano Imana yashyize muri twe. Yego, muzagenda mubona kubw'icyubahiro cy'Imana. Mwese ni karibu, kandi dukomeje kubashimira kandi tubabwira ngo mukomeze mubane natwe. Ndabakunda cyane, by'umwihariko mwanyeretse ko mwari munkumbuye. Nagira ngo mbabwire ko noneho ubu mpari, abantu bankumbuye bashaka kunkurikirana umunsi ku wundi, ni ahangaha. Amen. Muzajya muhambona kenshi, Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Wenda mbere yuko dutangira turirimba turamya Imana, reka tumere wenda nk'abavuzeho kano kantu, mere nk'uyivuzeho nk'iminota nk'umwe cyangwa ibiri. Ndi muntu ki? Nawe ndetse ndatekereza ko ari byo ushaka kuri bwumve ari bwo bwa mbere, nawe uraza kugira uwo mwanya. Amazina yanjye nk'uko nababwiye ni Habiremye Zakari, ari uzwi ku mazina ya Bishop Gafaranga. Navukiye Cyangugu, ariko Cyangugu yose sa nkaho nyizi mu biganza byanjye cyangwa se mu mutwe wanjye, kuko nayibayemo. Umuntu wabaye muri Cyangugu hafi ya yose, kuba narebemo hafi yose, ko nari umukozi cyane, ahubwo bwari ubuzima igihe. Nakuze navutse nk'aba nk'izindi minja, ariko sanga bitoroshye, ubuzima buranyirukasa, bwatumye menya Cyangugu. Ntibyarangira naho ngaho, nisanga ngeze i Kigali. Ubuzima bwanjye benshi murabuzi. Ababyeyi ariko ndabafite, ndavuga abandi bo mu maraso, ariko nta abandi bo banyitaho, ndabafite, mfite umuryango. Mwamenye nka Bishop Gafaranga kuri YouTube, ntanga ibiganiro, nkina amafilimi, nkora na business z'ubucuruzi n'ubundi na n'ubu ngikora. Nyuma yabwo muza kumva andi makuru, cyangwa se muza kubona andi makuru. Bishop Gafaranga na MURAVA bafite ubukwe. Bishop Gafaranga nagiye mbona ibintu byinshi kuri social media, yataye umugore n'abana, ajya gushaka inkumi ikiri ntoya. Bishop Gafaranga yabonye amafaranga, arata umugore kubera ko uwo baruhanye atari proud yiwe. Bavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nagiye mbona abashiki banjye kuri kamera, ariko ni nabyo ni bashiki banjye, ariko ntago arabo mu maraso, ariko muri Kristo babaye abashiki banjye. Nagiye mbona ba mabukwe, ababutashya ntegeze mbona, ariko ibyo byose ntago byabagaho nkabireba. Hari ibyo narebeshaga amaso, hari ibyo ntarebeshaga amaso, ariko ntago ndi umugabo hano wicaye kuri kamera ufite ipfunwe ry'amateka ayo ariyo yose, kuko nanjye mbere byarangoraga no kubitekereza, byarangoraga no kubyibazaho, byarangoraga. Ariko naje gusanga burya igihe nta muntu ujya ugicika. Ushobora gucika uwo mwashakanye, koko ushobora gucika abavandimwe, ushobora gucika igihugu ukajya mu kindi, ariko nta muntu ujya ucika umugambi, ntawe ujya ucika igihe. Igihe ahantu hose kirahakwicaza.
ibyo n'ubuzima duhuriyemo twese tuzi igihe nta muntu ujya ukivugaho cyangwa ngo agire icyo agikoraho keretse kwibeshya ahubwo igihe kigira icyo kitukoraho nicyo kituvugaho. So rero ubwo n'ubuzima bwanjye ariko impamvu nagarutse nshaka kugira ngo tubuganire igihe kinini cyangwa se tuzavuge igihe kinini ko ari ubuzima naje gusanga abantu bafashe barabuterura babuvanga no gukorera Imana, babuvanga n'Imana, babuvanga n'ubumana. Gafaranga yaratubeshye ntiyari umuntu w'Imana kubera ibi byabaye. Ndashaka kugira ngo hano tuzaba turi kumwe cyangwa se tugiye kujya tubana tuzatekereze ngo se koko umuntu w'Imana ni ibihe bintu biba ku isi bitamugeraho kuko ari umuntu w'Imana ni ibihe? Ese umuntu w'Imana koko ibi ntibyamugeraho? Ese umuntu w'Imana nimba umuntu yari umuntu w'Imana cyangwa se yari umukozi w'Imana nyuma yabwo hakaba iki kintu koko ataye kuba yaba ari umukozi w'Imana? Ese koko ataye mwuka w'Imana? Ese koko Imana imuvuyeho? Kugira ngo tuzatandukanye amaboko y'Imana n'amaboko y'Imana, amaboko y'Imana n'amaboko y'abantu. Hari ukuntu umuntu agukura amaboko akahita yumva ko n'Imana yagukuye amaboko. Hari igihe n'umuntu yumva ko utakimufasha akahita akeka ko n'Imana utakifasha. Hari igihe umuntu yumva kubera ko atagukunda bitewe n'ibyo wanyuzemo akahita yumva ko n'Imana itakigukunda. Rimwe rimwe ndashaka kugira ngo tuzatandukanye ubwo buzima. Nshaka kuzavuga kuri ubwo buzima. Gafaranga nivuzeho gake yari uwo, ariko icyo nje gufasha ni abandi bari kunyura muri urwo rugamba, haba urwo nanyuzemo kuko mwese mu rwita mu rugamba mwita ko nanyuzemo mu gihe narongoreye, ariko siko kuri. Hari igihe kinini narubayemo imyaka myinshi irenga 10. Mwebwe murubayemo rwabacanze mu mwaka umwe, ngiye igihe ari mu myaka 10. Bivuge ngo tuzabivugaho birambuye cyane, ntago nabivuga ngo birangira, ariko bizarangira nakazaza. Ariko nzi yuko mu buryo bwari bwo bwose ndashaka ko buzaba uburyo bumbiye mu guhesha Imana icyubahiro, mu kukubohora. Ushobora kubura ahantu hadasanzwe cyane mu matorero tubamo turakomereka cyane. Ushobora kubaririmbira imyaka 10 ukaririmba uri kumwe n'umugabo wawe, mwembi muririmba mutanga icya 10 n'amaturo, mu mubiri byakwanga bagashaka kwita bifatanya rimwe no mu buryo bw'umwuka ngo babasenyere rimwe. Nimba waririmbaga ntuzongere kuririmba, nimba wabwirizaga ntuzongere kubwiriza, ariko nzi neza ko bizagenda neza. Nawe uri umukobwa w'umuririmbyi mwiza utari ufite wanamugana umwana nk'uko babivuga. Wasanze umuntu umeze nka Gafaranga, akuzi ko n'abantu murava ni muntu ki wanamugana. Usanga umudivorce ari umukobwa mwiza kandi hariho abasore. Murava se murava ari murava wenyine, cyangwa murava ashakanye n'umudivorce uko mushaka. Uko ngira ngo bahita iyo umuntu abitekereje agira ngo ni abantu babiri batandukanye, kandi aba ari umwe, aba ari uwo murava bazi, ahubwo nyine ni ibyo. Murava rero ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo umwe. Nawe rero ubu ngubu ufite umugore umwe. Biba bigoye, ariko hamwe n'igihe ntekereza ko abantu bazagenda basobanukirwa ukuri kw'ibintu. Hanyuma ngewe rero abantu buri wese akura bitandukanye. Ngewe nakuze nyine nanjye navutse nk'abandi bana bose, ariko nagiriwe umugisha ngewe Imana impa ababyeyi bombi, n'ubu nkibafite. Ndashima Kristo, kandi Imana ishimwe ko yabampaye muri iki gihe gisa gutya, kuko bari kumwe natwe ubu ngubu. Ni ababyeyi bawe. Ntekereza ko byari byiza rero yuko ngomba kuba mbafite bombi. Rero ndavuga ikindi bitengera kuri kiriya waruvuze warusimbukiyeho cyo gushakana. Cyo ushaka kuko ubuzima bwanjye nta kamwe mu buzima bwacu bari burebure. Ibyo ni ibintu abantu bagenda bavugaho tutapfa guhita tudetaya hano, ariko icyo navuga
ari nacyo twatekerejeho n'Imana iri kudufasha kandi natangiye ndirimba ngo ndagushimira umugambi mwiza ufitiye ubuzima bwacu. Ibintu byose biba biri kubera mu mugambi. Ndashima Imana rero ko ngewe ari ngiye atoranirije ibi. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo intambara yaguhisemo. Buriya nyine twebwe twanyuze mu cyitwa intambara ariko ari twe yahisemo. Intambara yaguhisemo rero bigenda gute kuko hari abo twigiraho, hari abatubanjirije bagiye baca mu ngamba zigiye nyine zitandukanye, ariko ndashima Imana ko ari ngiye yarebye ikabona birakwiriye ko ari ngiye uca muri uru rugamba. Dukora ubukwe hari amagambo navuze ndayibuka njyayo nakubwiye, naravuze ngo byari bugorane uwundi muntu utaratojwe nkanjye kubera ko Imana yantoje ku giti cyanjye ariko ntazi ikiri kuntoreza. Ariko igahora imbwira ngo ndashaka kwambika imbaraga, ambara imbaraga mwana wanjye. None naranabihaze kuko nahoraga mbwira Imana ati Imana rero idakuraho intambara ihora inkomereza mu ntambara. Rwose nshaka kubona Imana ikuraho intambara nanjye nkahumeka. Abantu wenda ntibabizi umuntu uri kuducangira ari n'umuhanuzi. Hari bari mu bantu bagiye bamanurira, ari uburyo wakira ubuhanuzi butaryoshye kubera ko ari ubwo ukeneye kumva muri ako kanya. By the way ndamushimira ko yambaye hafi mu myaka twagendanye kuko yari musaza wanjye mukuru icyo gihe kandi ibyo Imana yamukoresheje narabibonye. Ndagushimira Kamara, ndagushimira cyane kuko hari inama nyine yagiye angira, yajyaga akunda kumbwira igihe cyanjye nikigera ahantu ndi kubibonera nta hantu bihuriye. Bizaba ari ibintu byatumbagiye biri ku rwego rwo hejuru, agahora avuga ati maranje ahantu ndi kubibonane ndi kubona ataranga ahantu uri gutekereza nta hantu bihuriye. So ariko nibyo vraiment nanjye sinimaginaga ubundi ubukwe se ni iki. Ubukwe ni ikintu nyine gishobora kubaho ariko ubukwe nabonye bwarabaye nyine ikintu kidasanzwe. Nubwo abantu bavuze mu buryo buba ariko aho bwageze narahabonye. Isi yose was like arete yakoze ubukwe na Gafaranga. Rero rimwe na rimwe hari n'igihe tutamenya neza n'iki Imana ishaka muri icyo kintu. Rero kuba ari ngi Imana yatoranije kanshishamo reka mbyite tubivuge mu mazina yabyo kuba ni ibyacu kugira ngo dufashe n'abantu bari kutwumva. Kubana n'umugabo uri divorce, kubana n'umugabo w'umudivorce, ibyo abantu rimwe na rimwe bisa nkaho bibagoye. Reka nivugire experience yanjye nkanjye ngiye ku giti cyanjye. Ntabwo njya ndeba umugabo wanjye ngo mubone iyo murebye ngo mpite mbona ngo ari divorce yatandukanye n'umugore, ngo murebe mpite mbona n'abandi bantu bose bamukurikiye abo mwebwe nyine mutekereza ko ngendana mubona nkawe. Rero biramfasha. Ntago niwe mbana nawe, mbana na Zakari. Ntago mbana ni yego ibi murimo byose ni ibyanjye narabyakiriye nkuko nawe hari ibyo yakiriye, ariko iyo mureba mubona nkuko nawe ushobora kureba ukavuga ati mbana n'umusore kuko niwe muba mwaremeranijwe. Ntabwo ni nkuko mfite abavandimwe banjye. Ubu ngubu iyo ndeba ntabwo mbona ngo uhitubona amabare y'abavandimwe banjye bose n'ababyeyi banjye bose, ureba Annette niwe muba mubana. So iyi experience niyo mfite ku giti cyanjye kandi byaramfashije. Ikindi ubu numva ndi proud kukivuga, ni byiza ubwo ikiganiro tugikoze ubu ngubu nuko ari ahahise. Rimwe na rimwe bijya bitugora kwakira ahahise, ariko nawe iyo witekerejeho umuntu uri kundeba nanjye nivuze, buri muntu wese aba afite ahahise uba wumva wasibanganye, uba wumva udashobora no gutekereza, ariko avuga se nabikoraho iki? Ntacyo. Nahahise hadakwiriye kunsubiza inyuma, ariko hantera imbaraga zo kubaka ejo hazaza. Rero aha nahahise he, nanjye mfite ahahise hanjye azi kuko turabana, so turaganira. Ubura nanjye mfite ahahise he ashobora kumva haramuremereye nkuko nanjye aho ngaho ari ahahise he. Rero nahahise ntabwo ari aho duhagazemo. Ubu ngubu turabana nk'umugore n'umugabo kandi twarasezeranye, dusezerana amasezerano reka mvuge ngo nkayo n'abandi bose basezerana nkuko nyine wenda umusore. Ikindi hari n'igihe uhitamo, hari abantu bagiye baca mu nzira, uko biri ntabwo ari wowe wa mbere twakundanye. Nagiye nkundana n'abasore atari aba divorce. So ubwo iyo nabihisemo rero ngiye nifatiye umwanzuro wo guhitamo kubana n'umuntu uri divorce kandi narahuye n'abasore. Ubwo hari impamvu,
hari difference nabonye hagati yabo nge nahuye nabo ntabwo ngiye kuvuga ngo uje ubana n'umusore yari ikibazo nanone singiye kubwira abantu bose ngo mujye gushaka ngo abantu baba divorce oya ahubwo ndavuze ngo ngewe abo nahuye nabo nari mfite kureba nkashyira ku munzani nkabona unkwiriye ninde ese ufite icyo nshaka ninde kuko naba basore ngiye nari narahuye nabo kandi ntabwo babashije kumpa ibyo nashaka and ntabwo aribo bari mu mugambi w'Imana so aho ngaho niho ndi bugusubize biriya bintu bigiye biremerera abantu ngo kumva umuntu ashobora kuba atakikumva ngo yumve yuko n'Imana nyine atari kukigufata Imana yaragutaye uri ikivume no kuko Imana y'ibi bintu ntibyigeze bitungura yari bizi kuva kera isi itararemwa yari izi ko tuzaba twicaranye hano cyakora wowe muntu kugutungura ndakumva ariko ni byiza nubisobanukirwa wowe kugutungura nta kibazo kuko uri umuntu ariko Imana ntabwo yagabanya urukundo rwango uko byagenze ndi kugendera mu cyagambiriye ndi kugendera mu mugambi w'Imana ahubwo iyo nyine iri kuvuga ngo umugambi wanjye uri gusohora uwo nagambiriye kuri aba bana banjye so nibyo ngewe ndanezerewe ku giti cyanjye kandi nta kibazo mfite niyo nkuko turi ku isi ntitwabura ibibazo ariko ibyo mfite rwose ntabwo harimo ko mbana n'umugabo uri divorced kuko abantu babitekereza Imana ishimwe amen tuza amagambo meza y'ubwenge ariko nkwema ngire fasha binyegereza ku mutima kuko unyuma umuntu yegereje ibintu umutima rero rivuga ngo ahahise nk'umuntu n'undi turimbwira irindi jambo uvuze ndaza kuri kubwanyuma y'ikiganiro nirihe so rero nirihe nimba narivuze uko biri nimba ari ikintu ntacyo ubwo vuga ukuntu ngemba nahise nditora mu kundi kuntu ariko ni byiza ndashima Imana nanjye ndashima Imana ko irindi jambo bavuze ry'ubwenge no kuvuga ngo ningiye ngo naratojwe ningi Imana yahisemo ko ngo hano n'urugamba bana mugane ntago ntago igihugu kigize ibyago baza gutoragura agafaranga na kamarade ngo bajye kurwana kandi siko kiba kitwanga kitatwize ahubwo niko kizi ko turi abasivile so iyo gitoranyije umuntu ngo ajye kurwana nabwo siko baba bamwanze ngo ajye gupfa ahubwo babazi yuko ari buze kurwana kubaho kwe no kw'igihugu kiwe so turashima Imana rero ubwo numva ashaka kugira akanura kavuze sorry mitani ukigiye twari turi gusenga ninjoro turi mu rugo uri kuvuga ngo abantu batoranirizwa kujya mu ngamba zikomeye cyane nyine naba bameze gute noneho turi kugenda tureba ese kuki Imana yadutoranije kaduhereza ibi bintu nyine bikomeye cyane noneho uhita uvuga ngo abasirikare bakomeye cyane nibo boherezwa muri ziriya ntambara zikomeye cyane ntabwo bagenda bamuhagarike ku muhanda cyangwa nyine aba ari umuntu uraho nyine uri muri ambiance bavuga ngo ni utoranirizwa kujya mu rugamba rukomeye handi haraba harimo amasasu haraba harimo ibiki kubera ko ni wenyine ugeze kuri yo rero anamaneko winjije baho buriye urumva noneho numva nezejwe n'Imana mu mutima nabwo ari ubundi ari mbabajwe n'iki mbabajwe nuko Imana indeba ikabona nkwiriye cyane ndi umuntu wahariye aho ku rwego rwo kurwana intambara zikomeye ngewe nine ubwo buri wese hari n'uri kunkurikirana afite intambara zishobora kuba zirenze izanjye ariko hari n'uri kunkurikirana afite iziri munsi hari n'undi wenda turi ku kigero kimwe ariko nyine wowe unezezwa nuko Imana iri kugutoranya iri kukubona nk'umusirikare iri kukubona nk'umuntu ukwiriye kurwana urwo rugamba numvise nejejwe nuko Imana iri kutubona ahantu hakwiriye cyane ho kudutuma amen hari akarimbo ko mu gitabo nkunda sinzi ariko urakazi nkunda kuririmbanye na Marite ntukibuka senda nakayera ako burira niyo mu gitabo ajya niyo mu gitabo Imana yacu ntago niyo mu gitabo menyirimo agirimo kamarire ntago ishimwe ni ryawe amararama indi ndakurahiye ishimwe ni ryawe Yesu Imana yacu wara ntabwo ngemba mbizi ariko urabizi urumuririmbye mwiza so bivuga ngo rero murava ni byiza ariko ni byiza giye ariko wahabonye turajya nimubigire intambara turajya tubivugiramo nta ntambara zirahaya n'amatanira adafite ibintu byo nihagera turaharirimba tubona n'umwanya wo kubwira abantu ngo ikintu nza kubwira abantu muri iki kiganiro cyangwa se no mu bindi bizaba ntago ngiyewe nje kugira ngo mbayobore inzira zo kunyuramo
ahubwo nje kugushyigikira mu nzira waba uri muranyuramo. Ntago ntekera hatagira umuntu uza kubyumva nabi ko nje gushyigikira abantu kuba abadivorce, hatagira umuntu wumva ko tuje muravaje kubwira abantu ngo bashaka abadivorce, ahubwo tuje aho uri bwisange turahagukomereza. Kuko ntago tuje no kubwira abantu ngo bave mu ngo, oya, ariko hari abazivuyemo tutaranavuga, tutaranabaho. Hari n'abari guca mu bitari ibyo, hari n'abatari guca, hari n'abari guca mu bitandukanye n'ibyo turi kuvuga. Ariko nagira nkubwire ngo hejuru y'ibyo bintu uri muranyuramo hari Imana, kandi hejuru y'ubwo buzima uri kunyuramo bijye bishoboka ko buhinduka. Kandi burya hahinduka ubuzima bugoye, hahinduka ubuzima bugoye. Kuko naje kureba ikintu cyaje kuba ikibazo cyane mu bantu, ntabwo ikibazo siko gafaranga yarongoye, ahubwo ikibazo niko gafaranga yaciye mu ntambara ntizimwe. Uzi ko hari abantu batabazwa yuko hari abantu bidasaba ngo babazwe kuki wagiye ku rugamba kurujyaho, ntago bibabaje, ahubwo kuki watsinze, kuki utashye. Kuba warananiranywe n'umudamu si ikibazo, ahubwo kuki utahise ugaragaza ibimenyetso byo kunywa urumogi n'itabi no kwiheba ku muhanda nk'umuntu urugo rwananiye. Kuki utahise ukena ngo we na madamu. Hari n'abandi bantu bababajwe yuko umuntu twabyaranye batamubonye kuri kamera. Kuki tutamubonye ari kuza kuvuga ukuntu gafaranga ari imbwa? Kuki tutabonye abana bari kunyura hari bari kuvuga ati papa ni imbwa? Kuki tutabonye? Urabona hari n'abagiye bandika muri groupe ngo ku munsi w'umurenge ngo bari buze kubona harya ngo izi equipe babikomparaga de ngo izi equipe zari bukine icyo gihe bahita bakompara yuko nyine ngo zigiye guhurira ku murenge kuko kundi tujye tubona ngo imbari sinza ama equipe yo hanze yaragiye guhurira mu Bugesera. Uko buryo bari buze kubona umuntu ku munsi w'umurenge wazanye abana avuga ati uyu muntu yarantaye, cyangwa se bumvaga bari buze kubona kamera ku munsi w'ubukwe ati uyu muntu yarantaye, pastor agagari ku ibigauno zose zigiye gukurikira. So nza kwibaza ndavuga ikindi nono kuki gafaranga watangaje biriya bintu ntiyize ntiyagize gute? Buriya mu ikibazo si karongoye kamara, ahubwo ikibazo ku cyarongoye uramuko nayo karowaje waje bivuga. Kuki yo nyirongorera nk'umukecuru ntago byari kuba ikibazo, cyangwa irongorera umuntu wuzuje tatuwaje ku mubiri, nkirongorera umuntu nyine umeze nyine wa wundi none bavuga bari ko ntago byari kuba ikibazo. Nkibaza none ikibazo bari kuba nje bamfashije. Urukundo bakugaragarizaga n'uburyo bakwifurizaga ibyiza, nimba warabonye ibyiza ko aribwo byabaye ikibazo. Ariko ntago tuzibanda ibyo byo ni abantu babikoze, tuzibanda ku bindi Imana yakoze. Ese kuki ku muntu none wanamugana reka turebere hamwe kuki umuntu nkanjye nyine Imana imuha ibyiza, yareka twemere ko turi babinemere kuko ndi mubi. Kuki kuko Imana indemera ibyiza kamo kuko ari jambo navugiye mu kiganiro ubushize kuko yoba ibintu bijya. Niyo mpamvu sinkigira ubwoba bw'amagambo y'abantu bavuga, kuko ntaga amagambo y'abantu arema, harema amagambo, harema Imana yavuze. Imana yaduvuzeho nicyo kizagira agaciro, kuko yo bikibi by'Imana ivuga atari byo bitugiraho agaciro, ahubwo iby'abantu bavuga ko ari byo bigira agaciro. Nta nubwo twakabaye tukiri kumwe, nta nubwo twari buzana byare, ntibyari bunakunde, ariko nyuzwe kubw'Imana, numva nyuzwe. Abantu mwankururiye gukunda Imana birenze uko nge nayikundaga, mwankururiye kuyumva bitandukanye nuko nayumvaga, kuko nyine hahana abantu bose bagutaye Imana igihaba kandi ibintu ivuze bigasohora. Amen. Turayishimye ko abanye natwe. Yarahabaye. Turayishimye ko abanye natwe muri ibi bihe bitambutse. Bitari byoroshye. Yarahabaye. Kandi yavuganye natwe amagambo akomeye. Uravuze ngo hari ibyo yasohoje, nibuka ko bihari, nibuka ko hari ibyo Imana yagiye ivugana natwe kandi kabisohoza. Turayishimye. Karirimbo nuko ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu,
ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe mwami we. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe mwami we, waraturinze ntitwapfuye, ntabwo twapfuye. Amen. Nubwo twahuye n'ibigeragezo n'intambara n'amagambo menshi cyane, yagaragaje ukunesha kwayo, ibidutambutsamo neza. Haleluya. Yagaragaje ukunesha kwayo, yaraturinze ntitwapfa. Imana ihabwe icyubahiro. Yagaragaje ukunesha kwayo, yaraturinze ntitwapfa. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu we. Haleluya. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Mana, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Twanyuze mu ntambara nyinshi ariko wagaragaje kunesha kwawe. Ibibazo by'amafaranga bishobora kuba byinshi pe, ariko igaragaza kunesha kwayo. Indirimbo ndayikunda pe. Amen. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Amen. Iyi ndirimbo hari ukuntu uririmba indirimbo nyine kuko ari indirimbo, ariko hari n'ukuntu wumva indirimbo. Ino ndirimbo njya nyumva ngo virigwe. Hari indirimbo kera twaririmbaga mu byumba no mu buvumo abo twajyanagamo cyangwa bajya hano n'ubu murabizi, Yesu ndamwumva kamuvuga bakuru kavuga ukuntu mwumva goyera mu mano. Iyi ndirimbo nayo igiye hari ukuntu yo nyiririmbye nyakundira Imana, ikintu nyakundira Imana kandi cyananiye kugira ngo twese dutore, kandi kiri mu ndirimbo turirimba, kiri muri Bibiliya dusoma. Ikibazo si intambara, ikibazo si urugamba uri kurwana, ikibazo si amagambo, ikibazo si ubukene, ikibazo si gereza urimo, ikibazo si kutari kwemerwa mu kazi cyangwa mu miryango, kuko hose igihaza ikagaragaza kunesha kwayo. Bivuga ngo ikintu Imana naje gusanga ntago Imana igitwangira yuko tujya mu rugamba, ahubwo ijya yanga ko urugamba rudutsinda. Sinzi ndongera ngo subiremo, ntago Imana igitwangira kujya mu rugamba cyangwa ntijya yanga ko tujya mu rugamba, ahubwo Imana yanga ko dutsindwa n'urugamba. Bishobora kuba ngo ushobora kwinjira mu rugamba rwo gutinda kubyara,
ariko ntago ruzigera rugutsinda. Ushobora kuba uri mu rugamba rwa rundi rwo kuba uri business yose ukoze imiryango yose yaranaguhaza wabaye nk'ikigoryi kamara bijya bibaho imiryango ikicara igateranya miliyoni 5 ikazigwa ukagenda ugakora bikanga itorero ikicara ikaguteranyiriza miliyoni 2 ukagenda ugakora bikanga neza urwo rugambo karugendamo ku buryo isi yose ibona uri ikigoryi ariko ku Mana ntago uzigera utsindwa. Haleluya. Uzi ikintu buriya cyafashije kurusha ibindi naravugaga toke reka twemere hari ibintu buriya hari ibintu biba byaratubayeho twebwe kuko wenda twakuze hari ibintu abantu batwitirira rimwe na rimwe amafaranga barayatwitirira rimwe na rimwe icyubahiro bakakitwitirira rimwe na rimwe abadamu twashatse bakabatwitira ngo turabanyabwenge mu kubatereta ariko nyamara hatabayeho igihe na Kristo nta na kimwe twageraho. Rimwe na rimwe no mu bibi bitubayeho hari abantu kuko babona gati ufite ubwenge biro ntibyakakubayeho ariko burya hari ibintu bitajya bikorwa n'ubwenge ubwenge n'amafaranga bikora Bill Gates ntiyari gukora divorce nyacyubahiro nkuriya ahubwo igihe cyarayimukoresheje atari butambikemo miliyari yirirwa dufashisha hari ibigo afite byirirwa afasha abantu ngo bagubwe neza bamere neza ariko ya mafaranga ntiyegeza yakubita mu rugo ngo agubwe neza. Igihe cyanze n'Imana burya ntago bintu byose bijya bikora. Ikintu cyafashije nashaka kuvuga navuga gatoke wenda ibi bibaye mu myaka byabaye mu myaka 21 mfite ubwenge buryo nabyayemo buryo na byagenzemo byabaye ifite 21 reka mbyemere ariko se kwisanga nta mushiki wanjye ngira nabigizemo baye mahitamo kwisanga naravukiye mu rugo badutera inkunga kuruwa ruje manuka eje kuduha ibiringiti byo nabigize mu ruhare nimba wenda isiri kungu kuvuka narisanze ndi umwana bajya gukurira amavunja ku mudugudu ku murenge batukura amavunja batwirukankana inyuma badushizemo ibyo bitaga urusogoro n'urusena ngo bikire se kuki by'Imana kuba kuki ntavutse ndi umwana wa ministre cyangwa se wa perezida cyangwa se izi visa twirirwa turwana nazo twaprayinga ngo tujye muri Amerika kuki tutisanze twahavukiye ariko umugambi buryo ujya wirukasa. Haleluya. Mugambi urirukasa kandi burya ntago wawuhinzira ntuwuhinzira igiye kukwirukasa mu wapi ariko twebwe abantu turashaka kuwuhinzira. Ntago ngisengera Imana mu maranga mutima kuko nayo negeze mbona nge nyisengera mu mugambi ntago nyisengera Imana mu byo nibwira kuko sinigeze mbibona. Ubu tuvugana nge na Gafaranga n'umugambi naje gusanga ari ibintu bibiri bitandukanye ahubwo yo nemereye ngewe Gafaranga nkinjira mu mugambi nibwo naje gusanga mbaho neza. Mugambi ni ikintu gikomeye utanagendeye mu mugambi wakica n'uwo wabyaye ariko uzi gutwita uri umubyeyi ugatwita nk'abandi babyeyi bose ukajya kugisuga sunika bikobaje nk'ababyeyi bose bakakubwira ukuntu umwana wawe aje atareba bakakubwira ukuntu umwana wawe aje ingingo zimwe zigoramye zitari bunabashe kugororoka. Ntabwo ibyo bintu babisengera ahubwo ibyo bintu usaba Imana kugutuza muri uwo mugambi kugira ngo uzasohoze icyo yakugambiriyeho kugira ngo uzageraho yaguteganyirije. Ndafashijwe. Amen. Di mu rugendo ndasiganirwa kugerayo sinzacika intege sinzasubiza amaso inyuma hoya numbiriye Yesu sinzasubiza amaso inyuma hoya numbiriye Yesu ntereye umusozi nzamuka ongani wacu mw'ijuru nubw'ibiru
biracyari byinshi oya sinzasubira inyuma nirengagije ibiri inyuma ndasingiri ibiri imbere mba ndi kugira ngo twifate hari igihe n'abantu umuntu yaravuga ati depresiyo ziramwishe ariko turashima Imana hari igihe umuntu azajya anafashwa kubera Imana bagira ngo nta kibazo ngewe ibi bintu ngiye gufasha mwene data hano turi kumwe mu rugendo iyi ndirimbo nari ndirimbye ngo turi mu rugendo nta nubwo tuzasubira inyuma tugiye kwirengagiza ibyahise wajya gurira kandi wafashijwe you have to ubu dukwiriye kurenga ibyo bintu hari n'undi muntu uri guca mu bintu ari kwifata kubera ibihe ducamo bituma abantu batwita amazina tutariyo ariko hari izina Imana yakwise haleluya amen hari izina Imana yamaze kukwita ugasanga ntugifashwa kubera ibyo bintu byambayeho urarira bagahita bavuga ati nibyo bindi bimurijije ntabwo umuntu ntagifashwa kubera ko uravuga ati narira baracyameze kuri ariko ngewe nkubona mu kiganiro bwa mbere my dear nagacishijemo bushizerekana nakavuge ubu ndabyemerewe nkubona mu kiganiro bwa mbere wari uri hano kwa Irene Imana igumugisha Irene turongeye turagushimiye kubera ko umunsi wa mbere watumye uyu mugabo anyegera mbasha kumwemerera kuko iyo nza kuba ntari naramukurikiranye ikiganiro cya mbere narebye ni yari ari kwa Irene ari kuvuga kuba ngiye narizeye kandi I am proud ngiye nezezwa n'Imana mu mutima wanjye niko umuririmbyi yavuze kandi uko ibishaka izajya bari kwibikora kuko wararize ndarira bivuze rero hari nubwo iby'Imana yagucishamo ari uko nayo marira yawe agiye kubohora undi muntu ndakureba wari uri kuvuga ku bakozi b'Imana bari kwishushanya mu nzu y'Imana nari maze guca mu kintu gikomeye cy'umukozi w'Imana wanyishushanyijeho nari ndi mu bihe abigenza gutari ku munsi n'ukuri kozi Imana byaje hari ibihe umuntu ari gucamo uri kunkurikira bishobora kuza guhura nyine yego nibyo mvuze ngiye nanjye nari ndi mu bihe byanjye narashushanyijwe n'abakozi b'Imana ariko cyane cyane nari mfite rwose wanyishushanyijeho nibyo yarankomerekeje reka nkoresha iryo jambo nari ngikomeretse rwose kandi numvaga ari umukozi w'Imana hanyuma uraza uvuga ku bakozi b'Imana ngo bari kwishushanya ubivuze uburarize nanjye mbandarize kubera iki wari umvugiye ku kintu kindimo kiri kunyica muri iyo minsi mvuga no abakozi b'Imana nanjye kubera iki bari kubigenza gutyo gusa kwano nkavuge nese mvuga ngo urabona nk'aba ngaba bari kuvuga gutyo Mana abangaba nabemera ubundi nk'uyu twabana nimba ari njya kwiyamagariye nimba byaragenze gute abantu tuzajya tubabwiza ukuri rega ntimukanatekereze ko turi kuvuga umugambi ngo mwumve yuko uzuryoshye mugambi biryoshye se kugira ngo tumire njye wabyihanuriye ko naririmbye ngo naho umuti wabusharira yego sha komeza Mana ngumire n'imbaraga negereze ubushake bwawe kugeza igihe uzanjyana mu gitaramo cy'abagushima nyigisha gusesengura ibisubizo naho umuti wabusharira Mana ngumire mimbaraga negereze ubushake bwawe
igihe uzanjyana mu gitaramo cy'abagushima. Haleluya. Igisha gusesengura. Nigishijwe gusesengura ibisubizo nari mbonye ku Mana. Wowe mugira ngo umugambi waratworoheye, ntabwo watworoheye, ariko icyo gihe ngiye ndibuka ko amagambo nayavuze, ko navuze ngo ariko nk'uyu nguyu we nabana nawe. Uyu muntu ubabajwe n'abakozi b'Imana barimo barishushanya, uyu nguyu ngewe Mana uyu nabana nawe. Mba ndivugiye nditambuki, hacamo ikindi cyumweru nkubana mu kindi kiganiro cyo kwasaba. Uravuga ikiganiro cyose ndakirangiza, hacemo nk'icyumweru cyangwa bibiri ubu ukeneye studio. Umuntu utari umuririmbyi biba ngombwa ko akenera indirimbo. Ukeneye indirimbo baba bakeneye backup. Hanyanya mbyitekereje. Backup abantu bahita batangira kumpamagara. Hari umuntu ukeneye umuntu mu backinga muri studio, hari umuntu ukeneye umuntu mu backinga muri studio. Ku batari babizi ubwo urabibabwiye twahuriye. Nyine studio. Bene nkaha twicaye. Ubu turi mu mugambi ariko byaje. Nibaza n'ukuna yandi burya kamara y'Imana igiye kuguhuza n'ikintu cyane. Ntago umenyana ntago nari umuririmbyi, sinatekerezaga ko nanakora indirimbo. Babinjemo amagambo ndayandika, bananzanira n'umuntu ye ubiririmba. Araririmba. Yewe nuba binkoreraga ari we Marite producer arambwira ati ibi bintu ni sawa. Ati rero nimba ari sawa bizasohoke. Haje undi mushuti wanjye abyumvisha ati ndumva bino bintu biburamo makano. Yeko namana basabye ko njya gutora mama wacu ari we sheri wanjye. Uwo munsi nibwo nagiye ku backinga umuntu aranje ntwara mu modoka. Ubundi twayaga twitegera utumoto. Uwo munsi rero ntwarwa mu modoka. Umunsi nyine by'indirimbo birabaye. Nkuko babivugaga nyine umunsi wa ariko reka ibi bintu tuzabivugaho ubutaha. Tuzabivugaho ubutaha ariko wari umunsi udasanzwe. Wari umunsi ugiye guhura. N'uburyo nitwaye ntago. N'uburyo nitwaye ntago byari bisanzwe. Kandi no biza gusanga ari cyo kintu cyagire tuzabikoraho ubutaha. Turashima Imana ko byabaye. Twabibabwiye ngo ntago bizajya biba ari ibintu by'intambara, si ibintu byo bimeze gutya, ariko nzi neza ko buri jambo ryose rizajya riva mu kanwa kacu, haba ari ukuririmba, haba ari ukuvuga, bizajya bigira umumaro. So rero turabashimira, ariko cyane turashimira umuryango wacu waduhagaze inyuma. Warahabaye. Hari n'akandi kantu burana navugaho. Hari ikintu bita umusazi cyangwa se bano bantu bafite ubugwayi bwo mu mutwe niko babita. Yuri muzima wowe wa muntu agaterura ibuye, ikintu ukora ntago terura irindi. Wowe ikigaragaza kuri muzima uriruka ugahunga wa muntu ufite uburwayi. Ariko ikintu umaze kubona ntago ariko abantu basigaye bameze. Iyo wasaze cyangwa se ukeneye ubufasha, iyo wateruye amabuye bene data nabonye baterura yandi. Kuko hari ikintu ngomba kukubwira kiri ku mutima kitasaba amashuri, kidasaba mwuka wera, gisaba inzira umuntu aba yaranyuzemo z'urugendo. Ibi bintu burya nta muntu utagira ubwenge, nta muntu utagira urukundo. Uko wumva ukunda abana bawe, n'imbwa turazicirira n'icyo ujya ubona ukuntu ikunda. None ibaze none GAFARANGA n'itungo baratandukanye. Uko niko mu mutima wanjye mba meze, nta na kimwe kigabanyutseho. Uko wumva ibyiza wifuza ko hatagira ikintu kikubaho, haba mu buryo bugaragara haba no mu buryo bw'indani mu mutima cyangwa no mu rugo iwawe. Uko buriya natwe niko tuba twifuza. Ariko hari igihe umugambi atari cyo kintu kiba kiri yashyize imbere. Ayo ni amarangamutima. Ariho navuze ngo dusengera mu marangamutima tukanasabira mu marangamutima. Ariko ibi bintu mwirirwa mufata abantu mukabita utuzina mukaba, kuko namugereranya nk'umusazi. Ukafata umudivorce mugereranya wenda nk'wa muntu ufite ikibazo cy'ubusasi. Kuko biriya bintu mwita ko mwagorora, ntaga ibi bintu mwita ngo ni divorce, ntago haba bari kudukurikira abanyapolitiki cyangwa se bano baditanga barabizi. Ntago ari ikintu ugenda ngo baguhe, uragenda bakabagira inama igihe kirengo. Hari n'igihe bagukubita umwaka urenga. Nta nubwo ari ahantu ujya ngo ugende nta VIP bayo, bagukubita ku gikuta
wowe n'uwo nguwo mwembi bakabashyiraho. Kandi mbere yuko mugera kuri ibyo byo kugikuta hari izindi nzira mwaranyuzemo kandi zibabaza umutima, zishengura umutima mu mpande zombi, haba mu miryango, haba kuri sosiyete, haba ku gihugu, haba kuri buri kintu cyose. None uzi gusanga umuntu muri iyo zone ni nko gusanga umuntu mu muriro wa wundi waka, akeneye ibintu bibiri. Abakeneye ko umuntu muvanamo ukamuzimya ukamuha n'amazi, ahubwo wowe ukamusunikiramo ukamwongerera umuriro. Ariko ndashima Imana ko Imana itajya yongera umuriro, ahubwo Imana igabanya umuriro. Imana ibaha umugisha. Ndabizi ko mwanezerewe nk'uko twebwe bimeze hano, cyangwa se turabarusha, ariko buri wese ajya yaranira ku akanya abonye ko kuba imbere y'Imana kukabyaza umusaruro. Ni nk'uko yatangiye avuga ngo mu isoko hari abunguka hari n'abahomba, ntaba ari wowe uhomba. Ndi kumva nasenga kereka nimba ari ikindi kintu tugasoza. Nta kibazo. Turabashimira mwese mwabanye natwe, turashimira abadukurikiranye. Nkuko twabemereye, ufite igitekerezo ushobora no kucyandika muri comment ukavuga ati muzatubwire kuri iki kintu, ariko twe birahari byinshi, ariko tuzajya tugerageza kugenda kugira ngo igihe cyanyu natwe twere no kukimara. Ni nk'amateraniro nakazagaruka, rero tuzaba duhari, n'ejo tuzaba duhari. Turabashimira rero, turabashimira ko mwabanye natwe, kandi turabashimira ko mugiye gukomeza kubana natwe. Turabizi neza ko hari ikintu kigiye gukoreka, kandi nimo ndabyiyumvamo kurusha buri muntu wese. Nimo ndabyiyumvamo hari ikintu kizakoreka. Hazabaho gusenga, hazabaho kuririmba, ndetse hazabaho yuko mbega nabyita ko tugiye kuva mu binya tujya hanyaho tuhabonera igisubizo. Tugiye kuva muri ya nzira irangaye twinjire mu nzira ifunganye ariko igana kuri Kristo. Inzira burya ifunganye nyine hari ibimenyetso, burya yo unamutse wakubita hejuru iyo ugize gutya, ariko burya ni inzira. Tugiye kuzabikora rero, kandi tugiye kuzabikoreshwa n'Imana, kandi nzi ko izabana natwe. Ndagushimira namwe mwese, ndabashimira. Ndagushimira ko wabaye umugore wanjye, ndagushimira ko ugiye kumfasha, cyangwa se tugiye gufatanya gukora, cyangwa se gukora icyo twahamagariwe uko byagenda kose. Ndumva ndashaka ko ubutani tugaruka tuzaganira cyane ku kijyanye n'umuhamagaro. Abantu bahamaga, ndumva ni ku mwanya wabaye muto, ariko tuzabikoraho. Ese koko umuhamagaro turimo tushyirwamo n'abandi? Ese kuki imihamagaro turimo batwitirira? Nyine urabona ari ukuntu baguhamagara ngo ngwino ube umudiyakoni, ariko iyo baguhamagaye ku umudiyakoni haba na kondisiyo. Itorero rigira kondisiyo. Iki n'iki nugikora ntabwo n'utagikora gutya ntabwo uzabura umudiyakoni, kuko uburyo cya kintu cyahagaze, kuko barahagara bakaguhagarika kutari umudiyakoni. Ariko mu gihe se koko cy'ubumana ni ikihe? Imana ni ryari guhagarika? Imana ni ryari yumva ko itanejejwe nawe? Ni igihe ukora Imana ikaba yumva yuko yagushyize kure yayo? Ni igihe ukora kugira ngo ukomeze kuba hagati y'Imana, cyangwa se kuba mu bumana bwayo? Tuzabikoraho ubutaha. Turabashimira cyane, turabakunda, kandi turizera ko namwe mudukunda. N'abatadukunda Imana ibaho urukundo, twe turabakunda. Wasenga nta kibazo. Imana iguhe umugisha. Reka mfatanye n'uyu muntu umwe, ubwo buri wese aba yiyumva nk'aho ari we. Turimbane kari agace gusa kavuga ngo mpimbaraga negereze ubushake bwawe kugeza igihe uzanjyana mu gitaramo cy'abagushima. Mpimbaraga negereze ubushake bwawe kugeza igihe uzanjyana
mu gitaramo cy'abagushima. Ndagushimye kuri Imana yacu, uduha imbaraga Kristo, dutegereze kubera ko hari igitaramo cy'abagushima waduteganyirije kubamo. Turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza, ariko uduhe gusobanukirwa igikwiriye ku buzima bwacu kugira ngo tukigenderemo. Ndagushimye ko wabanye natwe rero twese, yaba twebwe turi hano, yaba bari kureba kuri screen zabo. Ndakwinginze kugira ngo duhana n'umugisha, bagubwe neza muri Kristo Yesu, kandi utubohore uko wabigambiriye, ubohora abantu bawe, ukiza imitima. Kandi turagushimye kubw'urukundo rwawe rwose ruhebuje byose. Ubane natwe rero, kandi umugambi wawe ukomeze ugaragara Mwami. Ikiruta byose Mwami, nk'uko tubizi ko ubugingo bwacu burinzwe, ukomeze Mwami Imana uturinde ikibi cyose, kuko Satani cyo yazanywe nacyo ni ukwiba no kwica no kurimbura. Ariko ndagushimye Kristo ko wazanywe Mwami kugira ngo ubugingo bwacu burindwe rwose. Mwami ndagushimye kubw'ibyo, kandi tunejejwe nabyo. Ndagushimye ko wabanye natwe rero, ukomeze uturinde, uhagarane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Hallelujah.